zamuka akazamuka atazamutse kuri esikariye akareba icyogajuru azamukamo kugira ngo kimutereke kuri stade yo hejuru, ariko uwagiye hejuru atarazamutse nk'uko bazamuka, Imana irambwiye ngo azamanuka. Umuntu wishyize hejuru, umuntu wazamutse atazamukiye ku ma esikariye, umuntu, reka mbivuge muri iyi mvugo ndumva ari ku mwuka mbwiye, umuntu wagiye i Kanani adaciye mu butayu agiye gukorera ubutayu i Kanani. Guverinoma byashyizweho na leta iratangaza ko ari uko bimeze, nawe uraje ugiye gutangaza ko bitameze uko nguko. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera. Yesu yarababwiye ngo nimugire icyo mukora, ahubwo mubanze mujye mu murwa murindire, mumare y'iminsi mutegereze, nimuzagira icyo mukora. Ubundi umuntu utarabatizwa mu mwuka wera yarakwiye kubanza agategereza, yarakwiye kubanza kurindira kugira ngo abanze ahabwe ibyangombwa by'akazi, ahabwe ibyangombwa by'inzira. Iyo uri gukora umurimo w'Imana utarabatizwa mu mwuka wera, uba umeze nk'umukozi uri gukora udafite ikarita y'akazi. Ariko ku munsi wa 10 ngo ni uko umuriro ubatungura uvuye mu ijuru, mu bice 4 by'ibyakozwe n'intumwa. Barangije bavuga ku ndimi, barangije bahabwa uburenganzira bwo kugenda. Imana idufashe. Intambwe ya kabiri, bari bakeneye umwuka wera wo kubabashisha guhamya kuzuka kwa Yesu. Reka ngushimire mu izina rya Yesu Kristo ko ubana natwe hano ku Izabisoza TV. Imana y'amahoro iguhe umugisha, twishimire, kugirire neza, kurebe neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Niba uri burengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, intara gatandatu y'abadesipora, abantu mukunda Izabisoza TV, abantu mwakoze subscribe, abantu munezezwa no kubona umushumba ari ku Izabisoza TV, abantu mukunda n'abandi bantu abagiye batandukanye banyura hano ku Izabisoza TV, abantu mukunda ibintu by'ukuri bitari mediti, bitapapiye, bya bintu nyine by'umwimerere. Imana y'amahoro ibishimire cyane kuko mubibona hano ku Izabisoza TV. Imana barebe neza. Niba rero uri mu ntara gatandatu y'abadesipora, muri Amerika, muri Australia, muri Canada, muri Sweden, ahantu hose uri ukunda Izabisoza TV, Imana y'amahoro kurebe neza kandi kwishimire. Muraho neza. Nanjye kuvuga ngo kandi suje uri muri Sweden, njya mbona warebye video buri munsi. Tuboneyo gusuza Kanzaire muri Sweden. Dusuje Marie Evangeliste, Doris n'abandi bari mu Bubiligi, bari muri Amerika, bari muri Canada, Pasteur Beata n'abandi turabasuje, n'abandi tutarondoye. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Turibuka amavuta yanyu kandi turibuka intashyo zanyu. Imana ibaho umugisha cyane. Komenti zanyu tugenda tuzibona, turabashimiye cyane. Reka dusenga Imana hanyuma tuganire. Hari amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye, mbibutse ko turi mu bihe bya Pentecote, turi mu bihe byegereje Pentecote. Hari buri minsi ngahe turayibarira ku ntoki. Turaganira ku magambo rero ajyanye n'iby'umwuka wera. Reka dusenga Imana. Tubifurije ikaze kandi turabashimiye abakomeje kudukurikirana kuri Izabisoza. Mana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, turagushimiye, tunejejwe n'uyu mwanya mwiza uduhaye. Tubonetse ahantu, nemera cyane ko washimye ko havugirwa ijambo ryawe kandi nawe presence yawe bihari. Waravuze ngo 2 cyangwa 3 bateranye uzazubane nabo. Turenze 2 kuko abadukurikiye twicaye ahantu turenze 2. Turasabye kugira ngo bane natwe, reka haboneke impemburo ihembura abantu mu by'umwuka no mu buzima busanzwe. Abantu nibahemburwe n'amagambo yawe kuko ijambo ryawe ni ryiza. Umwe yarabyanditse aravuga ngo iryo jambo rimeze nk'umutsima utera imbaraga. Turasabye ngo iri jambo rihembura abantu bari bashonje mu buryo bw'umwuka, ribahazwe n'iri jambo. Nkuko Eliya wamushyiriye amazi
n'umutsima utaze ku makara igihe yari ari munsi y'igiti cy'umurotemu. Reka hagira abantu bahemburwa n'iri jambo bari bari mu bihe nk'ibyo Eliya yari arimo. Turasenze kandi kugira ngo iri jambo rimare inyota abantu bari baguye umwuma mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'ijambo nizigira icyo zikora muri uyu mwanya. Dusengeye aba bantu, reka abantu bahagurutswe n'imbaraga z'ijambo. Tugiye kuvuga iby'umwuka wera, reka umwuka wera akore cyane. Ijambo nirigira ububasha mu izina rya Yesu. Turagushimiye kugiye kubana natwe, uvugire muri iri jambo, ukorere muri iri jambo, ukirize muri iri jambo. Imbaraga z'ijambo nirikora imirimo mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Turanezerewe cyane, tunejejwe nuko Imana iduhaye uyu mwanya wo kuganira ku magambo y'Imana. Muri ibi bihe bya Pentecote natekereje ko tuganira, ndashaka ko tuganira ku mpamvu, turaza kuvuga impamvu zigera muri 3 zatumye Kristo abona ko igikwiriye ari uko yahabigishwa umwuka wera. Ntabwo yarabuze ibindi abaha, ariko ndabyibuka ko agiye kujya mu ijuru, yarabasengeye anasengera n'itorero, aravuga ngo simbasabira ko bakura muri iyi si, ahubwo ndabasabiye ngo yibarindiremo. Abigishwa bo by'umwihariko arababwira ngo icyaba cyiza nuko ngenda, kuko ningenda nzabasigira umufasha, nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha azaba ari umwuka wera kandi azabana namwe iminsi yose. Ndashimira Kristo watekereje ko igikwiriye abera ari uko yabohereza umwuka wera. Imana ishimwe. Ndashimira umwuka wera wemeye kuza kugira ngo akuyakuye itorero, yeze itorero, atunganye itorero, arimbishe itorero, kugira ngo umunsi azazamukana n'itorero, umunsi Kristo azahamagara itorero, uyu mwuka wera azatubera umuherekeza. Imana ishimwe cyane. Uyu mwuka wera Yesu yamuvuzeho, aravuga ngo kandi azamuduha nk'ingwate, azamuduha nk'ikimenyetso cy'uko ibyo yavuganye natwe azabisoza. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ku mwuka wera. Hari impamvu zigera muri 3 zikomeye zatumye Kristo abona ko igikwiriye ari uko abigishwa yabaho umwuka wera. Reka dusome mu ijambo byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igice cya mbere umurongo waho wa 8. Byakabaye byiza ko duhera ku wa 7, ariko reka tuganishe ku murongo wa 8. Igice cya mbere byakozwe n'intumwa, umurongo waho reka mpere ku wa 7. Haranditse ngo ku murongo wa 7 aravuga ngo arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Umurongo wa 8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo nyabagabo, muzaba abagabo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Kansubiremo aya magambo y'umurongo wa 8. Aravuga ngo icyakora muzaba abagabo bo kumamya, muzahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Aya ni amagambo njya nyita amagambo y'umurage, kuko ni amagambo Yesu yavuze agiye kuzamurwa mu ijuru. Nusoma ku murongo wa 9 zamasanga amagambo avuga ngo amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Ni amagambo rero ameze nk'umurage Yesu yavuze. Icyo yaravuze abigishwa ntibahise bakivumbura ako kanya, ariko yaravuze amagambo akomeye. Ari igihe yigeze kubabwira ngo bazakubita umugeri intama zitatane. Ibyo akibivuga ntabwo babyumvise neza, babimenye igihe yari amaze gufatwa. Iki gihe avuga ngo bazakubita umugeri intama zitatane, Petero yahise avuga ngo hoya ntibyashoboka. Aravuga ngo wapi? Aravuga ngo nge nzagumana nawe, nzabana nawe. Kandi koko Petero yarashikamye. Petero yakomokaga mu muryango w'Abazerote,
bari abantu b'abakurankota, bari abantu b'abarwanashyaka cyane, icyo bemeraga baragiharaniraga. Ariko Yesu icyo yabaga avuze yari akizi, kuko yari Imana 100%, nubwo yari n'umuntu 100%. hanyuma ageze ahangaha abona igikwiye kuba cyiza ari uko yaboherereza umwuka wera. Ndashimira Kristo ko aturebera imbere akatumenyera ibyiza. Imana ishimwe, atumenyera igikwiye kuba cyiza, aturebera imbere. Dusaba nkatwe ariko wazi ibidukwiye, azi ibyatwambutsa. Dushobora gusaba ibyatwambutsa Kicukiro, ariko Kristo akatumenyera ko n'ibyatwambutsa n'izindi ntara bihari, akaba ari byo atumenyera. Mu mpamvu kubera iki Yesu yasezeranije abigishwa imbaraga z'umwuka wera. Muri iki gice twasomye cya mbere umurongo wa 8 yarababwiye, nyuma y'amagambo menshi yari amaze kuvuga, aravuga ngo icyakora nubwo mbabwiye ibi, nubwo twaganiriye ibi, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo nyabagabo bo kumpamya. Reka mbwira abadukurikiye mu migabane bariho yose, iyo umuntu atarahabwa imbaraga z'umwuka wera aba ameze nk'imodoka itarimwo amavuta. Mwihanganire ko nkoresheje urwo rugero. Iyo umuntu atarabona ku mbaraga z'umwuka wera aba ameze nk'ikinyabiziga kitarimwo amavuta, kuko umwuka wera iyo aje hari ibintu ahindura, hari ibintu ashyira ku murongo, hari ibintu atunganya. Abigishwa batarabona imbaraga z'umwuka wera hari uko bari bahagaze. Imwe mu mpamvu zatumye Yesu abona ko igikwiye abigishwa ari ukubaha umwuka wera, bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ababashishe gukomeza kwizera kwabo. Kuko mu gihe bari batarabona imbaraga z'umwuka wera, bari bataragera ku rwego bahamya cyangwa se bavuga impamvu z'ibyiringiro byabo. Batarahabwa imbaraga z'umwuka wera, hari igihe Yesu yajyaga avuga amakuru akababwira iby'urupfu rwe, akavuga ati igihe kizagera umwana w'umuntu agambanirwe, azatangwa mu maboko y'abambuzi cyangwa se y'abantu bamukubite bamubambe. Yavuga gutyo kuko Petero atarazi mishoni ye, akarwanya umugambi w'Imana mu magambo yavugaga. Nusoma amagambo amwe ari mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, katuhasome twumva uko havuga. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, turasoma ibice 16 umurongo wa 23. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice 16 umurongo wa 23. Haravuga ngo, arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Kansubiremo rimwe. Arahindukira, uwo ni Yesu. Arahindukira abwira Petero ati, subira inyuma yanjye Satani, umbereye igisitaza, kuko ibyo utekereza atari iby'Imana, ahubwo utekereza iby'abantu. Imana idufashe cyane. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uyu mwuka wera akomeze kwizera kwabo kugira aho guhagararira. Kuko kwizera kw'aba bigishwa ntabwo kwari ukwizera gushikamye. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera zitumya dushobora guhamya impamvu z'ibyiringiro byacu, tugashikama tugakomera. Hanyuma Yesu abona ko igikwiriye ari uko yabaho umwuka wera kugira ngo ashobore kubinjiza mu murongo cyangwa mu mugambi, muri vision ya Kristo neza. Ahangaha Yesu yajyaga avuga iby'urupfu rwe, yavuga iby'urupfu rwe, hanyuma Petero aratanguranwa aravuga ngo, hoya ntibikakubeho mwami wanjye. Deja yarabangamiye umugambi w'Imana. Nuko Yesu arangije ahita amubwira ngo, mva inyuma ya Satani, subira inyuma yanjye Satani, kuko ibyo uvuze ntabwo ari umugambi w'Imana,
ahubwo ni umugambi w'abantu. Si ibyo gusa, abigishwa bari bageze ku rwego batangiye kwibaza iby'ibihembo. Bicaye basubiranamo baravuga bati ariko ubu tuzahembwa iki? Kuko inshundura zabo bari bazi aho ziri, bari bazi aho bazisize. Muri uyu murimo w'Imana udafite umwuka wera utangira kwibaza iby'ibihembo. Ariko mu gihe bari kwibaza iby'ibihembo, Petero we yajyaga atanguranwa agahita abaza ati se bizagenda gute ubundi nk'abantu basize ibyacu? Bari batangiye kwibuka aho babisize. Hari abigishwa bamwe inshundura bazibikije. Bari bazi aho bazibikije. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera zibabashisha kumenya neza, zituma bagira ibyiringiro byabo, kwizera kwabo gukomera. Iyo niyo ntambwe ya mbere, niyo ntwaro ya mbere, cyangwa se nicyo kintu cya mbere cyatumye Yesu abaha umwuka wera, kugira ngo kwizera kwabo gukomere. Ndagusabira kugira ngo Imana igusukeho umwuka wera mwinshi, hanyuma kwizera kwawe gukomere. Kuko inugira kwizera gukomeye, imiyaga n'imiraba bizaza bizasanga ukomeye, bizasanga icyo wizeye, bizasanga uko ushikamye, ntabwo bizakunyeganya. Impamvu ya kabiri yatumye Yesu asezeranya abigishwa imbaraga z'umwuka wera, yari impamvu ikomeye iyo turi buze gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 73 n'umuntu wa 74. Mu bintu byatumye abona ko bakwiye umwuka wera, byari ukugira ngo bari bakeneye umwuka wera kugira ngo babashishe guhamya kuzuka kwa Yesu. Byari muri situwasiyo itari nziza. Reka dusome nyuma tubone gukomeza. Turasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice byaho 26 umurongo waho wa 73. 26:73. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo babashishe guhamya kuzuka kwa Yesu. Ntabwo byari byoroshye, nubwo abantu babitekereza ko ari ibintu byoroshye, ariko byari ibintu bikomeye cyane. Haranditse ngo hashize umwanya muto, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. 74. Maze atangira kupfuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Muri ako kanya inkoko irabika. Imana idufashe cyane. Uyu ni Petero mu gihe yari atarabatizwa mu mwuka wera, mu gihe yari atarahabwa umwuka wera. Kandi niba hari abantu barahiye bakavuga ngo aho uzajya hose tuzajyana. Kandi buriya Petero nubwo tunamuvuga mu buryo bugaragaza intege nke ze cyane, ariko Petero yaragerageje. Kuko igitero kije yarababwiye ati mwe muretse, ati ubu tugiye kurwana inkundura, tugiye kurwana ikomba. Ahita azamura inkota, niwe wa mbere watatse, arataka atema amatwi. Buriya hari gukurikiraho ijoro. Hanyuma arangije atemye ugutwi, abona Kristo we ntabwo imicangwa yirimo. Arangije ahubwo aramubwira ngo have Petero, osigaho urwo turwana suko tururwana. Arangije afata kwa gutwi agusubizaho. Petero yahise abadekuraje, kuko yabonaga ko intambara bagiye kurwana nuko yabisezeranye bidashoboka. Aba bene data bari babonaga Yesu muri misiyo ya Yesu, bayibonaga mu buryo butari uko buri. Kuko Yesu icyamuzanye ntabwo ariko bakibonaga. Akimara no kuza, buriya ni nako Matayo mu myandikire yanditse Kristo amufata nk'uje ufite ubwami bwe bwo mu isi. No mu bo yandikiye bene wabo, Bayuda bene wabo.
arabandikira arababwira ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, amuvuga amuzamura cyane kugira ngo abumvishe ko ari uwo muri famiye yabo ya bugufi, abumvishe ko aje guca ingoma y'Abaroma, abumvishe ko agasuzuguro basuzugura agiye kukamara, amwerekana nk'uwa famiye yabo. Ariko ndashimira Luka, Dogiteri Luka yandika, ntabwo yavuze Yesu ahereye ku masekuru, ahubwo yavuze Yesu ahereye kuri Adamu w'Imana, kugira ngo abantu bose batuye isi bibone muri uku gucungurwa kwabo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma bamutekereje nk'umuntu ariko uje gukuraho ingoma y'Abaroma, uje gutegeka ubwami bwari ubwo mu isi. Nuko bamurebaga. Nibutse umubyeyi umwe yatwaye abana be babiri abashyira Yesu, ngira ngo umwe umubyeyi yitwaga Mariya, yajyanye abana babiri, umwe yitwa Yakobo undi yitwa Yohana. Aragenda bashyira Yesu. Iyo ucukumba usanga byari ibisanira hari mu kiryango aho hafi. Aragenda abwira Yesu, aramubwira ati mwigisha, ati nkuzaniye utuduhungu tubiri, ati umwe azicara iburyo bwawe undi azicara ibumoso bwawe. Yari abasabiye rega ubuminisitiri buriya, ibintu byari bikomeye, kuko ubwami bwe babutekerezaga nk'ubwami bw'isi. Ni nacyo gituma buriya agiye Yerusalemu agenda ku cyana cy'indogobe, bari bazi ko birangiye agiye kudekarara leta. Nicyo cyatumye n'uwari kure yarazamutse kugira ngo yifotoze. Kwifotoza si ukubu gusa na kera bari bazi kwifotoza. Hari abantu bazi kwifotoza. Hari umuntu ujya mu kirori baba bataramwerekezaho kamera ntatahe. Hari n'uwakwemera akimuka intebe yari ariho akajyaho kamera zifata neza. Ab'iki gihe basigaye bavuga ngo nta foto nta cyabaye. Nuko baraza biruka bazana imikindo baramusasira, kuko bari bazi ko agiye kwima ingoma. Bari bazi ko igihe kigeze kugira ngo ingoma y'Abaroma bayihirike, hanyuma nabo bagerweho. Nuko baragenda asanga hari abamwiteguye, batangira kumumurikira umujyi, baramwereka bati dore umurwa nguyu. Noneho batangazwa nuko imvugo ya Yesu ihabanye n'iyabo. Arangije bari barimo bamurobanurira azashyira icyicaro, nuko barindire disikuru ye. Bari bafite amatsiko yo kumva disikuru ye y'uwo munsi. Barimo bashyira imikindo mu nzira bazunguza bavuga bati hoziyana hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Nibwira ko bamwe bacaga inyuma bakavuga bati rirasohoye, bati iby'Imana yatubwiye ko natwe tuzayobora biremeye. Ariko abaha disikuru itaryoheye amatwi yabo, kuko yarababwiye ngo ibi byose munyereka ngo nta buye rizasigara rigeretse ku bindi. Iyo ni disikuru y'umuntu uje kwima ingoma. Ariko ntabwo ubwami bwe bwari ubwo. Bararakaye. Nusoma neza uzasanga ngo baramufashe ngo kugira ngo bamuhirike ku manga. Yewe nagezeyo kuri uwo musozi, nakandagiyeho nagezeyo. Ngo bashatse kugira ngo bamujugunye mu manga, ngo nuko abacamo arigendera. Bari bazi ko ubwami bwe ari ubwo. Hari n'ikindi gihe duhereye kuri uyu mubyeyi yaravuze ati utu twana uzatumenye, dore ni twene wabo, ni twene wanyu, kamwe kazicara iburyo undi azicara ibumoso. Yesu arangije aravuga ngo none si igikombe nzanyweraho biteguye kukinyweraho? Yasubije yiruka, kuko yumvaga igikombe cy'umwami, igikombe cy'umuyobozi kukinyweraho, ahubwo abantu babisengera ngo bakinywereho, aba ari umugisha ugize. Ibintu bya Yesu babireberaga mu mubiri, ntabwo iyerekwa yari afite ari ryo bari bafite. Yesu arabamubwira ati cyakoza birashoboka ko igikombe nzanyweraho bakinyweraho, kuko barabajije. Yarababwira ati nawe nimumwibarize, uwemeye mbere, uwikirije mbere ko azakinyweraho niwe wapfuye mbere, muzakurikirana ayo mateka. Arababwira ati igikombe bashobora kukinyweraho, atari ko iby'ubwami, ibyo kwicara iburyo n'ibumoso, ntabwo ari njye ubigaba, ni Data wenyine ubigaba. Hari ikindi gihe abigishwa bicaye barashwana, bajya impaka bibaza umuntu uzaba mukuru. Bigabanya intebe
umwe aravuga ati ninde uzaba mukuru mu bwami. Nibwira ko Petero ari we muntu wahubukaga cyane kandi yari imvuzi. Abantu nka ba Petero babaho, ntibakabagushe muri sosiyete runaka. Abantu nka ba Petero babaho. Tugira abantu bazi guharanira ubuyobozi, tugira abantu mu cyiciro cyose batavayo batavuze, mu nama runaka akaba atahaguruka atavuze, niyo yahaguruka akavuga ati ndabashimiye gusa, ariko akahava n'abavuze. Abo bantu tugira abantu bazi nka ba Petero n'abazerote babaho, bantu nk'abo ngabo. Hanyuma Petero yibazaga ko ari we wenyine yibazaga ko ari we wenyine uzungiriza, ariko agiye kumva yumva Yohana hafi aho ngaho aramubwira ati wibuke ko ari ngewe uba mu gituza cye. Aramubwira ati nshingiye ku mabanga mbitse ya Yesu, nshingiye ku kuntu mba mu gituza cye, nshingiye ko mu kanya yavuze ngo mwe muzapfa ngewe sinzapfa. Aravuga ati ngewe ninjye uzaba mukuru. Akivuga gutyo ahita hakuzira undi aravuga ati mwese yababonyemo ibinyoma ntabemera. Ati yabitangaje mu kanya aravuga ngo mbonye umuyuda nyakuri utagira uburyarya. Batangira kugenda bavuga ibintu bitangaje, nuko Petero ararakara cyane aravuga ati mwe muretse tumubaze. Bari batangiye kujya impaka z'uzaba mukuru. Avuze ati tumubaze. Yesu akora ikimenyetso cyabatangaje, afata umwana utarabarwaga mu Bisiraheli, mbega uri inyuma y'akitso kuko abagore n'abana ntibabarwaga. Arangije amushyira hejuru aravuga ngo uzamera nk'uyu mwana mutoya niwe uzaba mukuru mu bwami. Yari atangaje ikintu gikomeye abantu benshi tutajya twibuka. Yaravuze, yarashyizeho principe ivuga ko kwicisha bugufi egare gushyirwa hejuru. Naho twebwe tubanza hejuru, ntitumenye ko gushyirwa hejuru kubanza hejuru bihwanye no kumanuka. Reka mbwira abankurikiye, kwicisha bugufi niko gushyirwa hejuru mu mibare ya Yesu. Njya mbona abantu bazamuka, akazamuka atazamutse kuri esikariye, akareba icyogajuru azamukamo kugira ngo kimutereke kuri stade yo hejuru, ariko uwagiye hejuru atarazamutse nk'uko bazamuka, Imana irambwiye ngo azamanuka. Umuntu wishyize hejuru, umuntu wazamutse atazamukiye ku ma esikariye, umuntu, reka mbivuge muri iyi mvugo ndumva ari ku mwuka mbwiye, umuntu wagiye i Kanani adaciye mu butayu agiye gukorera ubutayu i Kanani. Kuko principe y'ijuru iravuze ngo uzicisha bugufi niwe uzashyirwa hejuru. Kandi Imana ije kureba, ije kugirira neza abantu bari ku rwego rwo guca bugufi. Afata umwana mutoya aramuzamura, arababwira ngo uzamera nk'uyu mwana mutoya niwe uzaba mukuru mu bwami. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera zibashoboza guhamya kuzuka kwa Yesu. Ntabwo situwasiyo bari barimo bari kubishobora badafite umwuka wera. Twasomye Petero yabyemereye mu mubiri. Amaze kubyemera, bamaze kumutwara, yajyaga arenga, Yesu yarengaga, abari bamutwaye barengaga ahinguka. Aragenda agezeyo yicara mu bantu ariyoberanya. Amaze kwiyoberanya umuja niwe wamuvumbuye, aravuga ati ariko uyu muntu nawe yarari muri bo. N'imvugo ye iramuranga. Bakibivuga ngo yagiye impaka nyinshi arahakana, aratsemba, aravuga ngo ni ukuri ntabwo muzi. Iyo umuntu atuzuye umwuka wera ahakana Kristo. Imirimo ihakana Kristo ni myinshi. Iyo ugeze imbere y'abatanga ruswa kuko utuzuye umwuka wera, bakakubwira bati kugira ngo ukabone ni uko utanga ruswa, urayitanga. Ariko iyo umuntu yuzuye umwuka wera ahamya Kristo no mu gihe abantu batamubona. Hari ijambo rivuga ngo mubi impumuro nziza. Biradukwiye ab'iki gihe, nshuti z'Imana, ab'iki gihe dukwiye umwuka wera. Ntabwo uzahamya Kristo utuzuye umwuka wera. Ariko niwuzura umwuka wera uzamuhamya no mu gihe ubona biri mu makuba.
Bibiliya iravuga ngo mube amatabaza meza amurika, kuko nta wakongeza itabaza ngo hanyuma narangiza ritwikiriza intonga, ahubwo arishyira ku musozi, arishyira ku gitereko cyaryo rikamunika. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo bashobore guhamya kuzuka kwa Yesu mu gihe abakuru, mu gihe abayobozi, mu gihe leta yari iriho yari yamaze kubwira abasirikare ikababwira ngo mugende mutangaze ko bamwibye, banabagenera n'agahimbazamusyi nk'uko twabisomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Babagenera agahimbazamusyi mu byakozwe n'intumwa 5:29. Mwaretse tuhasoma byakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 29 n'uwa 30. Bari babwiye abatware, bari batangaje yuko bamwibye. Reka dusome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa ibice byaho 5 umurongo wa 29. Hariya twasomye handi niho batangaje ko bamwibye, ariko hano naho bahamije bamaze kuzura umwuka wera. Haranditse ngo Petero n'izindi ntumwa barabasubiza bati, ibikwiriye ni ukumvira Imana kuruta abantu. Ku murongo wa 30, Imana ya sogokuruza yazuye Yesu, uwo mwishe mukamubamba ku giti, uwo mwishe mumubambye ku giti. Aha bari barimo bahamya wa wundi wavugaga ko, wa wundi wahakaniye imbere y'umuja, wa wundi wahakaniye mu itsinda ritoya ritari bugire nicyo rimutwara, ariko ageze imbere y'abatambyi bakuru, ageze igihe y'abayobozi bakuru. Aba bayobozi nibo bavuze bati mutangaze ko bamwibye. Noneho ntabwo byari byoroshye kuvuguruza itegeko ryashyizweho na guverinoma, ryashyizweho na leta. Leta iratangaza ko ari uko bimeze, nawe uraje ugiye gutangaza ko bitameze uko ngo. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera. Yesu yarababwiye ngo nimugire icyo mukora, ahubwo mubanze mujye mu murwa murindire, mumare y'iminsi mutegereze, nimuzagire icyo mukora. Ubundi umuntu utarabatizwa mu mwuka wera yari akwiye kubanza agategereza, yari akwiye kubanza kurindira kugira ngo abanze ahabwe ibyangombwa by'akazi, ahabwe ibyangombwa by'inzira. Iyo uri gukora umurimo w'Imana utarabatizwa mu mwuka wera, uba umeze nk'umukozi uri gukora udafite ikarita y'akazi. Ariko ku munsi wa 10 ngo ni ukumurira ubatungura uvuye mu ijuru. Mu bice 4 y'ibyakozwe n'intumwa barangije bavuga ku ndimi, barangije bahabwa uburenganzira bwo kugenda. Imana idufashe. Intambwe ya kabiri, bari bakeneye umwuka wera wo kubabashisha guhamya kuzuka kwa Yesu. Ntabwo guhamya byari byoroshye nk'uko twabivuze muri uriya murongo wa ibyakozwe n'intumwa 2:15. Kamasome abariho nsoreza 2:15 kuko nari nahavuze. Byakozwe n'intumwa 2:15. Haranditse ngo aba nibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya 3 y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweri ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe banyu babarimo bazarota. Imana idufashe cyane. Bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera zibabashisha guhamya kuzuka kwa Yesu. Ndagira ngo mbabwire ko ntabwo uzashobora guhamya utarabatizwa mu mwuka wera. Hari aho bitazakunda.
hari aho uzagera ugonga igikuta, hari intambara uzarwana ntuzineshe bitewe n'uko udafite imbaraga. Ntabwo twakurenganya, kuko na Petero atarahabwa imbaraga z'umwuka wera yihakanye Kristo inshuro 3, hanyuma inkoko irinda ibika akihakana Kristo nk'uko yabimubwiye. Birakwiye ko twambara imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe guhamya Kristo no mu gihe kibi, mu gihe kigoye, no mu gihe nk'iki ngiki tugezemo. Icya gatatu, bari bakeneye imbaraga z'umwuka wera zibabashisha gusohoza iby'inshingano zabo. Hari misiyo Yesu yari abahaye yanditse mu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 19. Iyi niyo misiyo y'itorero. Yarababwiye ngo nimugende mujye mu mahanga yose, ubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abizera mu babatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Iyi niyo misiyo yabera, niyo misiyo y'abizera. Iyi ntabwo wayishobora udafite imbaraga z'umwuka we. Niyo mpamvu Yesu yabonye ko igikwiye abigishwa ari ukubabatiza mu mwuka we, ari ukubaha imbaraga z'umwuka we. Iyi misiyo yo kujya kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, niba utarahabwa imbaraga z'umwuka wera, burekeye aho ngaho, banza ujye mu cyumba cyo hejuru. Kandi biremera, nta kiguzi, nta feza, ni ukugenda ukabwira ngo ndawukeneye. Abantu muri iyi minsi ntabwo banyotewe n'umwuka wera. Twebwe tugikizwa twari tuzi ko nta kintu twakora tutabatijwe mu mwuka wera. Twagiye mu cyumba, twagiye gusenga, tumara iminsi dusenga dusaba imbaraga z'umwuka wera. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Mbifurije umugisha w'Imana, bifurije kujya mu cyumba cyo hejuru mukahavana imbaraga z'umwuka wera, kuko ntabwo bari gushobora izi nshingano. Nta muntu washobora inshingano adafite, nta muntu washobora misiyo ya Kristo atabatijwe, adahawe izi mbaraga z'umwuka wera. Ntibyari gushoboka, ntibyakunda. Izi mbaraga, uyu mwuka wera iyo ahari aguhumuriza mu nshingano zawe. Uyu mwuka wera iyo ahari akubwira icyo gukora. Iyo umwuka ahari ntabwo biba mekanike, iyo umwuka ahari biba bidororike. Umwuka akubwira icyo gukora umushumba atavuze, umwuka akubwira icyo gukora undi muyobozi runaka atavuze. Umwuka, iyo umuntu afite umwuka agira amaso 7. Haleluya! Agira amaso atandukanye n'ay'abatawufite. Umwuka arakubwira ngo kora iki. Hari umwe wavuze ngo umwuka ngo baburizwa n'umwuka wera mu butayu. Imana ishimwe. Uyu mwuka, uyu mwuka iyo ahari hari ibintu bishoboka, hari ibintu byemera. Uyu mwuka iyo ahari hari ibintu akubwira, hari ibintu akongorera abandi batakongorera. Imana idufashe. Reka dusenge Imana dusaba uyu mwuka wera. Ufatanye nanjye, ufatanye natwe abatwumva twese. Reka twifatanye tubwire Imana ngo dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Izi mbaraga turazikeneye, uyu mwuka turawukeneye, kandi duhabwa umwuka uri original. Hari abantu bidodeye ubucocero, babona ko kujya gusaba umwuka wera bari ku mavi bitaboroheye, hanyuma batangira gushyiraho ishuri ry'indimi. Birakwiye ko tuvuga bahawe indimi nshya. Ntabwo ari izo bagiye kwiga, ahubwo buri wese yahawe ikimenyetso. N'abatarazize n'abaswa bari muri bo bahawe imbaraga z'umwuka wera. Buri wese ahabwa ikimenyetso cy'ururimi, avuga ku ndimi nshya. Hari abantu bari kujya kuziga ugasanga abantu bose baravuga ku rurimi rumwe. Ariko dukwiye ko Imana idusukira ku mbaraga z'umwuka wera. Twikwiyorohereza, twishaka kugira ngo tubyoroshye. Ngwino ku mavi, jya mu cyumba cyo hejuru, niwe uzakuriye impano y'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Reka dusenge Imana. Bana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko wabonye ko igikwiye ari uko waduha imbaraga z'umwuka wera. Kandi umwuka wera yarakoze kuko yaje. Hari impinduka zabonetse umwuka wera amaze kuza. Umwuka wera amaze kuza nibwo abigishwa basobanukiwe ibyo barimo, nibwo kwizera kwabo kwakomeye, nibwo bashikamye barizinukwa. Umwuka wera ataraza basubiye mu ncundura bajya kuroba, ariko umwuka wera amaze kuza, haleluya, bajya mu muhamagaro, bemera no gupfa.
bemera no gupfa kubw'imbaraga z'umwuka wera. hari imirimo y'umwuka yabayeho kuko umwuka yaje. Umwuka amaze kuza nibwo ikirema cyari ku irembo ryitwa ryiza cyakize. Umwuka ataraza cyari kugumya kigasabiriza. Iyo umwuka yaje, haleluya haleluya, iyo umwuka yaje hari imirimo y'umwuka igaragara, hari ibintu bihinduka kuko umwuka yaje. Iyo umwuka yaje abantu barahamya. Iyo umwuka yaje abantu barahamya. Iyo umwuka yaje abantu bakora iby'inshingano zabo neza kuko umwuka, dukeneye uyu mwuka kandi atuzeho ari mwinshi mu izina rya Yesu, amen.